Hello guys, welcome back to our YouTube channel MTV1 show. So guys, uyu munsi turano ari kubera final ya Miss Mulenge. So tukaba turi kumwe n'umujaji, turashaka ngo tuganire nawe nyine kutubazo duke adusubize. Hello guys, it's your girl Shanti. I hope you're doing well. So we have one of the handsome judges. He looks so good, by the way. He looks so good. Thank you. It's really look good. He looks so smart, by the way. He's so kind, hardworking, humble, kind, so smart. So my first question is, what are some of the challenges that you as a judge you came across, like you saw Miss Mulenge? Challenges ntabwo zari nyinshi, but zari zihari, hari abakobwa kuba barasubizaga ibibazo mu buryo buhinnye, so bari too much breath, so ku buryo bikatugora natwe kubaza, kandi twabaga dukeneye kumva ko ari umukobwa, dushaka kumva level y'imisubirize ye, level y'imitekerereze yiwe. So that was just the challenge. Okay, my other question, why, after every year, right, we choose Miss Mulenge, and why not Mr. Mulenge? Because Fitabahungu so handsome. Okay, I can mention you because you're someone's wife, right? So like every year we choose Miss Mulenge, why not Mr. Mulenge? Okay, nje ndi judge muri Miss Mulenge, wenda ibyo byazabazwa abategura ya Mr. Mulenge, ariko banayiteguye nje ntago nazamo. Yeah, I know, right, but it's a good idea, right? Yeah, it is true. Okay, so let me give out my fellow friends to ask you some few questions. So nje kibazo cyanje ndahera kuri urana Miss Mulenge, hari abantu benshi batayishigikiye, hari abantu bavuga nyine ko ibi bintu bitagakwiriye, abo bantu wababwira iki nk'umujaji? Nanjye nagiye mbona comments zitandukanye, abantu ngo nta Miss Mulenge muri Kenya, ngo igomba kubera Mulenge, mu Minembwe. Nase Mulenge gusa ni mu Minembwe, ntago ariho honyine Mulenge. Mulenge ni ahantu hanini cyane, gusa wakagombye kubanza kwibaza ese kubera iki tutari Mulenge? No kubera ko twahunze. So rero iyo abantu bahunze umutekano, ntago bivuze ko bagiye badashobora kwishimisha, ntago tugomba guheranwa n'agahinda. So ntago gutegura Miss Mulenge ishobora gukuraho plan y'abantu gusubira Mulenge. Keretse nduvuze ngo ibyo mutegura bya Miss Mulenge aho muri Kenya cyangwa se n'ahandi hose zabera bitubuza wenda gutaha, ibyo abantu wenda bakabitekereza. Ariko niba abantu bari mu bihugu bitandukanye, ubuzima burakomeza, bagomba kwishima, abantu bagomba gushaka, abantu bagomba gukora. So nibi rero ni bimwe mu bikorwa bigomba kuzajya bikorwa by'ibyishimo, bitanga opportunities, n'imitekerereze iciriritse. Okay, murakoze cyane. So judge, uranyemerera hari akandi kabazo, nabonye video umuntu ari kuvuga ngo abajaji nyine ngo ntago ari byiza kuvuga umuntu w'umugabo ngo utangire ngo umukobwa ngo ameze gutya. Ubwo se umuntu nk'uwo, ndumva ari against Miss Mulenge, none se nk'umuntu nk'uwo uri kuvuga ibintu nk'ibyo wamubwira iki? Ahubwo ntago ari against Miss Mulenge gusa, ari against ibitekerezo cyangwa se the reality. Kubera ko niba bagiye mu irushanwa ry'abakobwa beza, uriya ni judge mukuru, so agomba gusobanurira abantu turashingira kuri iki, turagendera kuri iki. Ntabwo ari umukobwa gusa wenda ngo kubera ko ari inzobe cyangwa se ari igikara ngo nibyo turi bugendereho. No, iyo hagiyeho irushanwa riba rifite ibintu bigomba kugenderaho. So umuntu uvuga ngo umuntu w'umugabo ngo ntago yakagombye, nk'umuntu wenda wavuze iyo comment ngo akagombye kuvuga ngo umukobwa mwiza ngo uteye gutya, none se ko biri mu irushanwa kandi akaba ari zo criteria, so aragira ngo bavuge gute se? N'ibitekerezo ngiye mbona ko it's too much cheap. So ikibazo cyanjye cya nyuma, ese buri iyo mutoye Miss Mulenge nyine uza muri number 1, ni nk'ibihe bintu mugenderaho niba ari ngombwa nyine wabitubwira?
ntago ari ibanga n'abakobwa kugira ngo baze barabigiwe n'ubwiza n'ubwenge n'ubumenyi so no kuba uri mwiza kandi ubwiza it's a big thing ntago ari kuvuga ngo ubwiza n'izuru rirere gusa cyangwa ngo no guseka neza so hari ibindi biba biri muri ubwo bwiza then it's a beauty and brain so brain rero twebwe ntabwo dufite uburyo dushobora gupima IQ y'umuntu so tubimenyera mu bibazo abazwa mu mishinga presentinga so aho rero niho tumenyera beauty nibyo nibigaragara it's a physical appearance then hanyuma brain nibyo mishinga nibyo bibazo asubiza so judge urakoze cyane icyo kibazo ushubije hari ukuntu kirimo ikindi kibazo hari ukuntu bavuze last year ngo aba judge batora miss bijyanye n'ubwenge gusa physical but without brains kandi urabona Miss Mulenge ni umukobwa uba ugomba guhagararira igihugu akarepresenting igihugu nk'ahantu habaye nyine giterane ashobora guhaguruka agatanga speech mu ndimi zarizo zose ubwo sibyo bintu nibyo nyine Yeah, true. One side ushobora kubumva Miss agomba kuba ubundi ntago ari Miss, she's a representative. So no kuvuga ngo agiye representing abandi bakobwa. So agomba rero kuba ari umuntu uri mbese I mean ugomba representing abandi bakobwa. So agomba kuba ari umukobwa usobanukiwe ntago ari ubwiza gusa agomba kuba ari n'umuhanga afite ubwenge ku buryo yayobora n'abandi akabahagararira so rero ku by'ubushize ntabwo ngiye nshobora kuvuga ngo wenda ngo batoye no Miss yaratowe wa East Africa kandi hari ibyo bakurikije ntago nari ndi muri panel y'aba judges so ku buryo wenda ngo ndajya kuba judging ariko for me I appreciate ibyo bakoze kandi bafite ibyo banagendeyeho natwe rero hari ibyo turi gukora hari ibyo turi kugenderaho so rero kandi n'ikintu mugomba kumenya iyo ikintu gitangiye ntabwo gitangira kiri 100% so ugenda uhura na challenges ukabikosora ibindi ukabishima ugafokasinga kuri ibi biri ukabihindura so hari changes zabaye par rapport on y'ubushize. Yep. Okay, thank you, Judge. So I have a question. Do you think this all project that this Miss are they are going to represent, are they true or they just saying it because they want that to be Miss Mulenge? So for me ntabwo turi muri mind zabo bafite umushinga twebwe tugomba kureba project bafite uburyo ikorwa uburyo izashirwa mu bikorwa ni project imeze ifite akamaro ki abandi bana b'abakobwa hanyuma follow up ntago ari twebwe aba judges iyo ni coordination so baba bagomba rero kumenya Miss watowe agomba kuba hari team ya management cyangwa se ya coordination niyo imenya ko ibyo yakoze so agomba kuba accountable because I saw some of the video of someone she said that she will build some of the roads there in Mulenge. I was like, hey damn, you girl, are you sure of doing that cyangwa nabonye abantu benshi nanjye babivuzeho ntabwo twebwe turi aba judge kugira ngo tubategure imishinga we niwe abona ko azawukora agomba guprovinga uburyo azabikora agomba gusobanura uburyo bizakorwa maybe she has money Why? Yeah, who knows? Na umuzi niba afite ubushobozi cyangwa afite hazakura ubushobozi kubaka umuhanda it's a good thing ariko agomba gusa kubitwereka nzawubaka mfite bijinga na gutya bizagenda gutya so twebwe turi hariya kugira ngo turebe ko ibyo akora bishoboka tumubaze ibibazo and then iwe na do proving akora ibyo it's good idea. Oh, okay. So please tell us. Okay, can you give the advice to the young girls or boys or some of the youth there? They're just there looking for you. So kindly, please give them some advice. Advice naha n'abakobwa cyane b'abanyamurenge twebwe yes ntimwumve ko ubuzima ari kujya mu ishuri ukiga warangiza ukajya gukora muri office ntabwo isi turimo kwinjiramo ntabwo ikiriya India office so just think beyond than ibyo mubona so ku buryo ntimwitinye reka mbahe urugero
hari companies zishinzwe gushaka aba models. Urumva abakobwa bakora ama adverts. Yes. By the way, nanje nyibamo ndi umumember wayo. I will join in fact. Yitwa ngo ni Versatile. So urabona ibi by'ama advertisement, so uragenda hari gihe baba bafite wenda ngo bashaka umukobwa muremure w'igikara mwiza. So urumva rero nka ugiye ufite high chance yuko ushobora gusigning your contract. Izo contract usanga ziri mu bihumbi 10 by'amadolari kuzamura. So ubwo umuntu akubonye kucapa wenda wa signing contract ya 1 million y'amashiringi, ukatangira ngo abantu bagatangira kujudginga, which is wrong. So ubu ngubu ntabwo ubuzima bukiri mu mashuri gusa. Amashuri cyagomba kuduha no gufungura ibitekerezo, ariko imirimo myinshi iri muri sector zindi zitari zizo kujya muri za office, niyo hasigaye hari amafaranga. So abana b'abanyamurenge, abakobwa n'abahungu, focus on that. Mu focusing kuri ibyo bintu, ibi bya YouTube, ibi bya social media, technology. Kandi technology mube innovative, so mube creative, ku buryo ntimwumve ko mugomba kwiga ngo ujye gushaka akazi muri ministeri, muri presidency runaka. No, iga ariko utekereza ni iki kintu ushobora gukora kizagira akamaro society. Yeah. Okay, the last question, then we finish up. So I asked some of the people there outside, between a positive comment and a negative comment, which do you prefer? What? Come again? Between a negative comment and a positive comment, what do you prefer? Negative comment. Why negative comment? Because it's just give me a motivation. Yeah. So umuntu ntago yigira mu byiza yakoze, yigira mu makosa yakoze. So rero iyo ubona negative comment, nawe ubwawe iyo wisuzumye ubona ko hari ibyo ugomba gukosora. Ibyo bashimye it's perfect, ariko iyo bananze baguhaye negative comment, so no kuvuga it's not perfect and you have to make it perfect. Okay guys, so we heard, do you want to talk? No. Okay, so hey guys, we come to the end of the show, and thank you so much for watching, and continue subscribing to our channel. It's called MTV1 Show, and thank you so much, Jad. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. It was nice having me in our interview. Bye. Thank you.